Yes, ndabasuje inshuti bakunzi bacu mudemo kudukurikira umunsi ku munsi. Nizere ko mumeze neza aho muri hagiye hatandukanye mu mpande z'igihugu zigiye zitandukanye. Ndabasuje cyane. Uyu munsi mbazaniye ikiganiro cyiza cyane cyangwa se uburyo dushobora kwiga guhinga karoti neza, tukaza tweza karoti zifite umusaruro nini cyane zifite ireme. Uyu munsi tugiye kwerekeza mu karere ka Rwamagana, tuze kurebera abahinzi bakora hariya mu gishanga cya Rugende, turebe uburyo bahingamo karoti zikaza kwera neza mu buryo butangaje cyane. Ni amafoto akomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, amafoto y'ibihingwa bitubwaho cyane. Murabona ibijumba binini cyane bigiye bitandukanye bikozwemo ukuntu bifite isura imeze nk'iy'abantu cyangwa se ishusho imeze nk'iy'umuntu. N'ibijumba biba bipima nk'ibiro nka 15 ku kijumba kimwe, urumva ko aba ari umusaruro mwiza cyane abahinzi baba barabonye. Uyu munsi rero mu kiganiro tuzajya tubagezaho tuyibazaniye ubu buryo ushobora guhingamo karoti ikera mu buryo bukomeye cyane, ku buryo karoti ishobora gupima ibiro birenga 10 ukaza uyiteka nk'ibyumweru nka 2. Isomo ryacu tugiye kurera kuri karoti, tuzajya tugenda tuzamuka turebera hamwe yaba ibirayi, yaba ibijumba n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye, yaba ibigori, uburyo ushobora guhinga neza igihingwa cya karoti ukaza kubona umusaruro ushimishije. Hari abantu bahinga karoti mu buryo butari ubwa kinyabwuga, bakaza kweza karoti ntoya cyane, karoti zidafite ireme, karoti zitameze neza ku buryo aba ari ntoya cyane. Ese bikorwa bite? Ni gute ushobora guhinga neza ukaza kweza neza? Tugiye gukurikira abahinzi mu kanya gato, cyangwa se turaza gucishaho video iraza kugaragaza uburyo abahinzi barimo guhinga karoti neza cyane bitegura. Ndaza gucishaho video irangira cyangwa se muri kiganiro tugiye kugirana nyuma y'uko kiza kurangira, nibwo turaza kurebera hamwe abahinzi uburyo babikora muri makeya. Mucamake ngiye kukubwira bimwe mu byo ushobora kwifashisha uhinga cyangwa se utangira guhinga ikaroti. Wabigenza gute? Ese gute ushobora kuba wabikora? Mbere na mbere urabanza ukajya ku isoko ugashaka umurama wujuje ubuziranenge, umurama utararengeje igihe, umurama wa karoti wizewe, umwe utamaze igihe kinini mu iduka. Kuko hari abantu bajya kugura umurama wa karoti mu maduka, bakazana umurama utujuje garane cyangwa se umaze igihe kinini cyane mu iduka. Kandi dore ko mbibutsa ko hariho umurama wa hybride. Karoti nazo burya zigira hybride, abantu batari babizi. Hari hybride ya karoti, iyo niyo igezweho mu iyi minsi, irimo kwera cyane ku buryo abantu ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bari kugenda babona video ziri gucicikana zatunguye abantu benshi cyane. Ubwo uragenda ku muhinzi wabugenewe w'ubuhinzi ucuruza imirama ndetse n'imbuto zigiye zitandukanye z'ibihingwa, ukamubaza akaguha karoti ya hybride, akaba ariyo ujya kuba watera. Iki ni ikiganiro cyacu cya mbere cy'ubuhinzi, hinga neza karoti cyangwa se umenye uko wahinga neza igihingwa cya karoti. Tuzajya tubagezaho n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye cyangwa se n'uburyo ushobora guhingamo karoti mu buryo bwa kinyamwuga. By'umwihariko ngewe muri kumwe muri kiganiro nitwa Pacifique, uzajya ukugezaho uburyo ushobora guhinga neza igihingwa icyo ari cyo cyose kigiye gitandukanye kikaba cyakera ku rwego rwo hejuru. Nyaboneka wowe ugeze kuri iyi channel bwa mbere, kanda kuri buto ya subscribe, ukore like, share ndetse na comment kugira ngo uzajye umenya uburyo ushobora guhinga neza ukeza ku rwego rwo hejuru, nawe bakazagenda bakuvuga hirya no hino mu itangazamakuru bigiye bitandukanye, ku buryo naho uri hose ushobora guhinga karoti nk'ingiyi, bakaza gusura bakagufotora, ukaza wirirwa ucicikana kuri social media zigiye zitandukanye. By'umwihariko wowe uri mu karere ka Rwamagana, usabwa kujya kwiga uburyo ushobora guhinga neza wegeye bari bahinzi bakorera hariya mu gishanga cya Rugende, ukaba wahinga neza karoti ku rwego rushimishije. Reka mbashime rero mwe twabanye mu kiganiro. By'umwihariko ngiye tuzasubira mu biganiro byacu bikurikira. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Ciao ciao.